Imbaraga za nyazo, abantu bafite imbaraga za nyazo, abantu bafite ibintu bya nyabyo ntabwo bajya babisakuza ngo babishyire hejuru cyangwa se ngo babiterere hejuru. Oya, niwitegereza ukareba mu gihe cyashize, ukareba Machiavelli, ukareba n'abandi uraza gusanga ko iyo ntwaro bari bafite ikomeye ari ikintu bita guceceka, gutuza. Imbaraga za nyazo zifitwe n'abandi bemeye kuguma ahantu bameze nk'aho ari mu gacucu cyangwa se bakingirijwe n'abantu, ariko abo babakingirije ari bo babakontorora. Bivuze neza ko abo mubona bahabwa amategeko na babandi biturije utazigera ubona. Ikintu gitangaje rero kinasekeje nuko iyo tekinike itacitse na n'ubu niyo ikoreshwa. Bivuze neza ko nuzajya ubona umuntu w'umunyembaraga cyangwa se umuntu urenze uri muriterera hejuru, uri murakwereka imbaraga, ujye utinya cyane. Biba bishoboka cyane ko ngo ubona atari umunyembaraga, atazigera atigeze nabawe. Hari undi muntu uri inyuma uri muratuma uwo nguwo w'umunyembaraga, atari uwo nguwo w'umunyembaraga ubyungukiramo, ahubwo ari wa wundi w'inyuma. Uwo munyembaraga akabona utuntu dukeya cyane turi aho nyine tu. Ushobora kwibaza ati ese uwo muntu ugaragara nk'umunyembaraga atari we yungukira hehe? Buriya ikiremwa muntu uburyo duteye dukunda icyubahiro, tugakunda gufatwa nk'ibikomerezwa. Rero gufatwa nk'ibikomerezwa biragenda bikadushyira imbere cyane, tukumva neza ko turi abantu bahatari, kabone n'ibyo twaba twumvamo neza ko tutari ibikomerezwa, tukumva neza ko ari ibyacu. Uzitegereze iyo umuntu ari mu kazi cyangwa se yahawe umurimo wo kubungabunga abakozi bagenzi biwe, baranakoranye azi ubukomere bw'ako kazi, abakozi aragenda akabicara ku mutwe wagira ngo ntazi imvune zako. Kubera iki? Kubera ko yatoranyijwe guhagararira abandi. Niko kiremwa muntu tumeze. Mu gihe wa wundi wehe nyine wamuhaye izo mbaraga zo kugaragara nk'umunyembaraga aba yicariye, araguha imbaraga ugaragare nk'umunyembaraga, ariko nanone ibindi byose biri buze kuba byakurikira, biri buze kuba byaba biri mu nyungu ziwe. Iyi si rero uburyo iteye cyangwa se iyi si uburyo irimo iragenda imera, ni isi irimo iragenda igira urusaku kandi bigaragara neza ko ituje. Ntabwo ari rwa rusaku uzajya ubona ngo ujye mu isoko bagusakurize. Oya, urusaku rwa social media rurahagije. Social media niyo ifite urusaku cyane kuruta urusaku wigeze uhura narwo ku isi. Iyo social media yakwinjiye mu mutwe, icyo gihe bimeze nka kera iyo wajyaga mu isoko nyine yari amasoko yo mu byaro, murabizi neza urusaku ruba rurimo. Niyo character cyangwa se nuko nguko ibintu bimeze. Rero icyo gihe urusaku ruragenda rukakubana urusaku, icyo gihe ukabura n'umwanya muto yo kwitekereza, wo kwireflectinga, aho uvuga ati nduyu nguyu ibintu byagakwiye kuba bimera gutya, nagakwiye kuba mbijyana gutya na gutya na gutya na gutya. Ibi bintu rero byo kuba wakiga gutuza ntabwo ari ibintu bihuriranye, kubera ko nuva kera cyane cyangwa se nukomeza kuba wajyamo mbere ukareba Machiavelli, ukagaruka nanone ukareba n'umugabo bitaga Santu, uraza gusanga ko inama zabo n'ubujyanama bwabo bwose barakubwiraga ngo iga guceceka. Ntibakubwiraga ngo uceceke gusa, ahubwo baranakubwiraga ngo iga gukoresha ikintu bita gutuza kandi bigukorere. Imbaraga za nyazo n'ubushobozi bwa nyabwo buriya rero bugarukira cyangwa se bukomeza kuba buri mu kintu bita gutuza, ukareka gusakuza buri kintu cyose ugezeho. Intambwe ugiye kuba watera, ibyo wakoze, reka ntukajye ubibwira abantu, ujye ubabwira bike cyane biri munsi cyane y'ibyo bakeneye no kuba bakumva. Nurangiza wikomereze ibyo ngibyo, ujye ubyumva gutyo, hanyuma nurangiza utekereze cyangwa se upange witonze, uplanning biri careful, witondeye imipango yawe n'ibyo ugiye kuba wavuga. Buriya umuntu ucecetse aba ameze nk'inyamaswa cyangwa se nk'intare irimo irareba mu ishyamba cyangwa se mu gahuru, izi neza ko hari buze kuba havamo inyamaswa iri buze kuba yarya. Bivuze neza ko iyo ntare ishonje irimo irareba mu ishyamba, yitegereza neza, ivuga ngo hari ahantu hashobora kuba havamo umuhigo, ntabwo ijya iryama ngo isinzire, ibirimo iratera imibare, ivuga ati ririya shyamba rimeze gutya, inyamaswa nivamo yerekera hariya ndanyura hariya, ninyura hariya ndanyura hariya. Ugasanga nta kindi irimo irakora, ikirimo irareba, irimo iratega amaso aho umuhigo ugiye kuba wava. Umuhigo nuvamo, iyo nyamaswa irawucakira kandi iwufate kuko ibishaka. Niyo mpamvu uzajya ubona inyamaswa buriya intare yataka mu gihe rimwe na rimwe n'abantu badatekereza ko yakabaye yataka, kubera ko iba ifite imbaraga, inafite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu abantu badatekereza ko ishobora kuba yakora. Ibyo bikajyana cyane n'imbaraga n'ubushobozi bwayo. Rero ibyo ngibyo ntibyagakwiye kuba ari intare gusa, nawe ukeneye kwitonda ukabanza ugatera imibare, ayo ugatera imibare nanone utuje rimwe na rimwe batanazi ko uhari. Bivuze neza ko icyo gihe biragusaba gushyira imbere ikintu bita umutuzo. Umuntu uvuga cyane ashyira imipango ye myinshi cyane hanze, kuko nanone anayibwira abantu benshi, ariko umuntu uceceka akenshi cyane ibyo nyine arabyimenyera akabijyana gake. Master wa nyawe buriya aba agomba kwiga akanamenya gukontorora ibirimo biravugwa cyangwa se bigiye kuba byavugwa n'ibitagomba kuba byavugwa, n'ibyo agomba kuba yagira ibanga, kandi akanabimenya nyine ko ariko bigomba kuba byamera. Ariko ntukajye ukora ikosa gutuza
gutuza ntabwo bihwanye cyane no kutavuga. Ibi ngibi ubyumve, binajyanye cyane n'ikintu cyo kuba utagira ngo ugire reaction itari ngombwa. Kwa kundi nyine ikintu kibi kikubaho ugasanga icyo kintu kibi kikubayeho nacyo ubwacyo kigiye kuba cyagusembura. Nabyo ubwabyo bijyana cyane n'ikintu bita guceceka, bijyanye cyane n'ikintu bita gutuza, ukaba karume mu gihe abandi bantu bose barimo barabona neza ko ari cyo gihe cyanya cyo kuvuga, cyangwa se ari cyo gihe buri muntu wese yagakwiye kuba atera karuru cyane. Iyo umaze gutuza rero biguha ubushobozi n'ububasha bwo kuba wakontrola situation na scenario, uburyo byose birimo biragenda uri karume, utuje, nta bintu byinshi nyine bigusaza cyangwa se bigutesha umutwe. Ikiza cyo guceceka no gutuza buriya, impamvu abantu benshi babikunda nuko bibaha umwanya wo kumvira ijwi ryabo ry'indani muri bo. Benshi cyane ntabwo bumvira ijwi ryabo, usanga bari mu gikundi, ntabwo wakicara uri wenyine, akenshi uba uri mu rusaku uri kumwe n'abantu. Icyo gihe rero ntabwo ubona ibitekerezo nk'uko wagakwiye kuba ubibona uri wenyine. Uzabyitegereze, uzagerageze rimwe ufate umwanya cyangwa se ufate igihe ujye ku ruhande cyane, cyangwa se umere nk'aho usize kure cyane ikintu bita urusaku, urebe ingaruka zizaba ku mitekerereze yawe, ku mijyanire yawe y'ibintu, yewe n'uburyo uvuganamo n'abantu. Ibi bijye bijyana cyane n'igihe uzaba uri muri conflict, cyangwa se mu gihe uzaba uri muraganira n'abantu, ujye uvuga bikeya, hanyuma nanone wige kujyana nanone ibintu gake cyane, uvuge ibiri ngombwa, ibitari ngombwa nabyo ubwabyo ubyihorere nyine, kuko ntabwo nabyo ubwabyo ari ngombwa. Mbere y'uko uri buze kuba wareactinga cyangwa se nanone ukagira ikindi kintu uri buze kubasohora mu kanwa, ujye ubanza uhumeke. Numara guhumeka wibaza ati iki kintu ngiye kuba navuga ni ngombwa ko kigomba kuba cyavugwa, cyangwa se ngiye kuba nakivuga gusa. Hanyuma ibyo ngibyo bite biguha nanone icyerekezo cy'icyo ugomba kuvuga n'icyo utagomba kuba wavuga. Umutuzo iyo ukoreshejwe neza umera nk'ingabo iri buze kuba yakurinda, ikakurinda amagambo, ikakurinda n'ibibazo byinshi cyane. Abashinwa baciye umugani baravuga ati buriya umuntu utazi icyazi, cyangwa se umuntu uri aho ngaho udafite icyo avuga niwe uvuga. Mu gihe ufite icyo avuga akenshi cyane yicecekera. Umuntu ufite icyazi buriya akenshi cyane arituriza, ntabwo ajya apfa kuvuga atabajijwe. Mu gihe udafite icyo avuga wehe aravuga kandi ndetse cyane. Ni iby'ingenzi cyane rero kwiga ukanamenya imbaraga n'ubushobozi n'ikintu bita guceceka icyo byakora, n'umumaro wabyo mu buzima bwa buri munsi ubamo cyangwa se tubamo. Iyi mitekerereze cyangwa se nanone ubu bwenge ujye ubutekereza mu mitekerereze yawe ya buri munsi no mu mibereho yawe ya buri munsi. Guceceka ntabwo ari ukubura ijambo ugomba kuba wavuga cyangwa se kubura imbaraga, ahubwo guceceka bijyanye cyane n'ikintu bita kutavuga igihe cyose wumva neza ko ushakira kuba wavuga. Ntabwo wavuga buri gihe cyose. Ikibazo buriya ntabwo ari ukubona, ahubwo ikibazo kizaza mu kintu bita uburyo wakiriye ibyo ngibyo urimo urabona, uburyo urimo urahangana n'ibyo ngibyo urimo urabona. Icyo kintu nicyo kiba ikibazo cyane, aho ubundi bwo kubona ibintu byo ni ibisanzwe. Umuntu ubona ibintu mbere ndetse akanabisobanukirwa mbere ni nawe uryoherwa imbaraga n'ubushobozi n'inyungu z'ibyo bintu mbere y'abandi, kuko igize ikintu bita ubushishozi. Ariko iyo ubwo bushishozi budahari, nawe nyine wakira ibintu mu banyuma, rimwe na rimwe ntibinakugirira inyungu, cyangwa se nanone ntibikuryohere nk'uko byaryoheye abambere. Ibijya ubifata cyane nka detective cyangwa se nk'umupolisi wageze ahantu bwa mbere akabona ibyabereye kuri scene, mbega akabona amakuru yose akeneye. Uwo mupolisi azaba azi byinshi cyane kuruta cyane wa wundi wicaye muri biro waje ubwirwa amakuru, cyangwa se nanone wa muturage wakiriye amakuru mu binyamakuru, wasomye inkuru uti byagenze gutya, mbega yabonye utuntu dukeya cyane. Ariko umuntu wari wibereye kuri tele akenshi cyane yobservinga byinshi, byose nyine ugasanga bifite ikintu bita notion. Yageze kuri scene rero wera detective akenshi cyane ntabwo agenda afite urusaku, oya, ahubwo icyo agenda akora ni ukugenda yanaliza, areba buri kimwe, afotora, hanyuma nanone ayo makuru aba arimo arabona. Icyo akora ni kimwe, aragenda akayanaliza, akareba bigendeye ku makuru nabonye n'ibyabaye, n'iki kintu kirimo kirajyamo mbere. Ibyo nibyo ashyira imbere cyane. Kuba umuntu wita ku bintu cyangwa se umuntu observinga ibintu yitonze ndetse atuje, biba bimeze cyane nko kwinjira mu isomero ry'ubumenyi. Hanyuma nanone nk'ibyo bidahagije, ukagira n'ikintu cyo kwiga kumenya buri kintu cyose cyinjiye, cyangwa se buri gitabo cyose kirimo kirandikirwa aho ngaho. Bivuze neza ko gutuza biguha access ku bintu byinshi, guceceka, kuvuga amagambo makeya biguha kubona ndetse ugasobanukirwa byinshi cyane kuruta iby'amagambo yo ashobora kuba yaguha. Ibi biguha kumenya situation yose irimo irajyamo mbere, kwa identifying cyangwa se ukavuga ati ibi bimeze gutya, ibi biragenda gutya, ibi byaro no musaro, ibi ntibibubyara. Mbega nyine buri bimwe byose cyangwa se buri cyose ukakibona mu buryo kirimo. Ibi bivuze neza ko gutuza biguha ubushobozi bwo kumva isi ikuri hafi, cyangwa se isi urimo uragenda ubamo ukayimenya, ukamenya ibyo ikunda, ukamenya ibyo ikora, ukamenya n'imyitwarire yabo. Apana kuba mu isi cyangwa se kubana n'abantu nawe ubwawe utazi abo bantu mubana.
ari ukumva neza ati ngo ndimo ndabana n'aba bantu, ariko byinshi biberekeyeho ugasanga nta na kimwe wiyiziye cyangwa se nta n'amakuru bifite ahubwo uretse kwitwa kuri muri abana nabo, nta kindi kintu kiri kure cyane y'ibyo. Umuntu umeze gutyo rero aba yarize kumenya abantu, kuko uzajya usanga buri muntu wese babana amuzi. Nta kintu rero kizaba cyiza kizanakuryohera cyane nko kumva intention no kumva impamvu ibintu birimo birakorwa, ukanamenya impamvu ibintu birimo birajyamo mbere kandi nanone byose biri mu murongo wawe. Nta kintu cyiza kinafite umusaruro cyangwa se kinafite akamaro cyane nko kumenya ukanasobanukirwa impamvu ya buri kimwe cyose kirimo kirajyamo imbere mu buzima bw'umuntu. Rero hano unyumve neza, kuba umuntu uzi ikintu bita gutuza cyangwa se guceceka, ntibikabe gutuza gusa, ahubwo uzabe uri observer, uzabe uri wa wundi uzi neza ibirimo birajyamo mbere bigendeye mu gutuza kwawe. Uzaba umeze nka wa muntu wita umurashi witeguye kurasa umwambi, ariko nanone umwambi we ukaba uregeye, aza amakuru avuga ati ibi bintu cyangwa se inyamaswa nta handi yandi iri buze kuba yasohokera uretse kuba yasohokera ahangaha, nisohokera ahangaha ndahita nyirasira hano. Bivuze neza ko uwo murashi afite amakuru yose akenewe, ndetse nanarasa ararasa mu cyico. Ibyo rero kuba umuntu uri buze kuba wakobservinga buri kimwe cyose, nabyo ubwabyo ni ibindi bintu uri buze kuba wakitoza, ntabwo ari ibintu biba ako kanya gutyo gusa wumva neza ko bikeneye ngo bite biba. Biragusaba ko buri mwanya wose, buri gihe cyose uzajya wumva ndetse ukanamenya ibyo urimo n'igisobanuro cy'ibyo urimo. Ibyo bintu ukabimenya ukanabyisobanura, ukaba uzi neza ngo ndemwe iki gisobanuro cyabyo ni ibi ngibi, ukamenya neza ko buri details, buri gisobanuro cyose cy'icyo urimo urabarizwamo ukize buri munota ndetse na buri segonda. Bivuze neza ko icyo ukora cyose uba ugomba kuba uzi amakuru acyerekeyeho. Bivuze neza ko uzaba urimo uravugisha umuntu cyangwa se urimo uravugana n'umuntu, ntukajye uba distracted by na telefone cyangwa se telefone yawe iba ikintu kiri buze kuba cyakubuza gukora icyo ukwiye kuba wakora. Bivuze neza ko nugwa attention umuntu utamuhaye attention gusa, ahubwo urimo uranumva unasobanukirwa ibyo arimo aravuga. Ibi bijye bijyana cyane n'imyumvire yawe n'imitekerereze yawe, n'uburyo bijyana neza nanone n'ukuntu n'ikintu ugomba kuba wakora. Iyo utangiye kwimenya cyangwa se kwiyobservinga, utangira kwiyumva nanone ukisobanukirwa neza cyane kuruta abandi bose. Utangira kumva ndetse ukanamenya aho ugirira imbaraga ndetse n'aho ugirira intege nkeya. Rero ukanumva n'abandi n'imigenzereze yabo, ukanamenya n'abandi aho bagirira intege nkeya n'aho bagirira imbaraga. Ibyo bizagufasha kubataka ukurikije cyane amakuru bafiteho kuruta uko waba usakuza nta kintu na kimwe uzi ku bandi bantu. Epictetus niwe wavuze ati buriya ntabwo ari ikirori kiri buze kuba cya distracting abantu cyangwa se ngo giteshe abantu umutwe, ahubwo ni uburyo abantu basobanukiye mu icyo kirori. Ibyo nibyo bigira icyo bihindura ku bantu. Ni inzira yo kwimenya ukanamenya ubwenge bwawe n'ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Ibyo ngibyo nabyo ubwabyo bifasha wowe ubwawe kwigaruka ukavuga ati nduyu nshoboye ibi, nabigenza gutya, ibi nabikora gutya, bikaguha isura nyine y'ikishobora kuba cyaba n'igishoboka. Naho ubundi ibyo ngibyo iyo bidahari, akenshi cyane usanga abantu nyine batarimo baragenda cyangwa se ngo bakore ibyo bakwiye kuba bakora neza nk'uko bikwiye. Abahanga n'abanyembaraga bakoresha ikintu bita izina ryabo no kutagaragara n'imbaraga zabo zo kutagaragara kugira ngo bakontorore buri gikorwa cyose kirimo kirabera ahantu hari urusaku. Bivuze neza ko rero urusaku rwose ubona hari abantu batahisemo gusakuza, nabo baruguteza kugira ngo bibungukire kubera ko bize amategeko y'umukino. Ujye umenya ndetse nanone usobanukirwe uburyo ikintu bita gutuza cyangwa se abantu batuje bakoresha urusaku kugira ngo nanone babone inyungu zabo. Mu gihe wari umuntu arimo aragushyiraho igitutu kugira ngo ufate umwanzuro cyangwa se ugire icyo uri buze kuba wakora, ujye utuza ukaruma ibintu bijyane gakeya, umenye neza ko uwo muntu icyo arimo arashaka ari inyungu ziwe, nta kindi yitayeho. Ibyo nibigenda gutyo cyangwa se nibigira uwo muvuduko, ntukajye ureacting icyo gihe arimo arashaka uri buze kuba wareactingira, ahubwo nanone ujye wanalyzinga situation, urebe situation uburyo imeze. Numara kureba situation uburyo imeze, ufate umwanzuro unatera intambwe bigendeye nyine kuri iyo situation. Igitutu urimo urashyirwaho ntikikajye gituma ubura ikintu bita gutekereza option cyangwa se amahitamo yawe. Ujye wumva neza ko hari amahitamo ufite, ayo mahitamo ufite nayo ubwayo rero ari buze kuba yagena izindi ntambwe uri buze kuba watera. Aho ubundi umuntu nagushyiraho igitutu, icyo gitutu akaba ari cyo ubona cyane ugavuga nanone bigendeye ku gitutu, icyo gihe umuntu azaba yakurangije, azakubonaho ibyo agukeneyeho byose. Abantu bagushyiraho igitutu rero ujye witonda cyane kubera ko baba bazi impamvu barimo baragushyiraho igitutu. Uzitegereze buriya niyo barimo barakubaza ibintu rimwe na rimwe bashaka kumenya ukuri kwawe, bagushyiraho igitutu. Icyo ni ikintu kigaragaza ko igitutu ari ikintu gikoreshwa n'abantu benshi.
nta kintu cyiza kizagufasha kubona ibintu ukeneye ku bantu nko influencinga abantu cyangwa se gutuma abantu bagukorera ibintu byawe mu gihe abo bantu nabo ubwabo batazi neza ko barimo barakora ibyo bintu byawe. Bivuze neza ko ni ikintu bita gukontorora abantu mu buryo nabo ubwabo batazi, ukajya wisanga urimo urakora ibikorwa runaka utazi uburyo urimo urabikora, yewe utanazi n'uburyo birimo birungukira abandi. Ibyo bintu rero biba bimeze nk'ubusitani burimo burubakwa cyangwa se nanone burimo burahingwa mu ibanga rikomeye cyane, ariko ubwo busitani butungukira abarimo barabuhinga. Buri kimwe cyose uzajya ujya gukora cyangwa se niba ushaka kuba umuntu urenze, uzige guceceka, wige gutuza, wige kuvuga ibiri ngombwa. Ibitari ngombwa byo nushaka ubyima amatwi ntunabihe umunwa wawe, kuko ntabwo yaba biri ngombwa nyine. Hari impamvu byiswe ibitari ngombwa. Ibingibi nabyo rero ujye ubyumva ko ari uko bimeze, ari nako kuri ku isi, ariko nanone n'imbaraga zo kurindira nazo ntukajye uzirengagiza, kuko buriya niba ushaka ibintu birenze, niba ushaka imbaraga zirenze iz'abandi bigeze babona, uri bwiga ikintu bita kurindira. Ugomba kwiga kumenya igihe cya nyacyo cyo kwataka cyangwa se igihe cya nyacyo cyo gukora ibyo ukwiye kuba wakora, n'igihe kitari ngombwa kuba wakataka. Bivuze neza ko iyo watatse mu gihe kitari cyo wangiza byinshi kuruta ibyo uri buze kuba wakiza. Iyo watatse mu gihe kitari ngombwa ntabwo ibintu bikubyarira umusaruro nk'uko byagakwiye kuba bikubyarira umusaruro. Umuntu wirukanka cyane cyangwa se ufite umuvuduko akenshi cyane abura amahirwe, kubera ko ntabwo abona igihe cya nyacyo cyo gutekereza ku bintu. Ntabwo abona uburyo ari buze kuba yareba ibintu ngo abirebere mu isura ngari, mu isura ndende. Oya, aba arimo arirukanka nyine. Ukeneye kwiga rero uburyo wakontorora cyangwa se uburyo wakoresha ibi bintu mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uburyo bwa mbere, jya ukontorora reaction zawe, uburyo ureactinga ku kintu cyakubayeho. Ikindi kintu ukeneye gukora mbere y'uko uri buze ko wasubiza umuntu, ujye ubanza ufata igihe. Numara gufata igihe wibaza ati ese njye kumusubiza ni ngombwa? Ubanza uhumeke, numara guhumeka ubanza umenye neza ko ibyo ugiye kuvuga ubizi, utagiye kubivugishwa n'igitutu cyangwa se ibyo akubwira. Nibiba ngombwa nanone unatindemo gakeya, ibyo bizahita bikwereka ko bitari ngombwa ibyo ugiye kuba wavuga cyangwa se biri ngombwa. Ikibazo abantu tugira nuko dusubiza, ariko ubwacu mu gusubiza kwacu nabyo ubwacu tubihubukiye. Atari kuvuga ati usubije ibyo uzi, ahubwo ari ukuvuga ngo usubije kuko ubajijwe. Ntabwo buri gihe cyose ubajijwe uba ugomba kuba wasubiza. Tukajye utwarwa cyane n'ikintu bita uburakari cyangwa se nanone kugira ikintu cy'ubusazi muri wowe. Oya, ujye ugira ikintu bita calmness cyangwa se gutuza muri wowe. Ujye ujyana ibintu gakeye kandi unatekereze cyane kuruta ibindi bihe cyangwa se ikindi gihe. Uzatangire kwiga kugira igihe cyo gutuza, ukagira igihe cyo kuba wasubiza. Ntugasubize ngo nuko abantu bakubajije. Oya, tuza umenye icyo ugiye gusubiza, uvuga ati ese koko kino kintu ngiye gusubiza kiri ngombwa cyangwa se nanone ahubwo ngiye kwirukansa ibitari ngombwa. Ibyo nibyo bintu rero nakubwira. Wakoze cyane rero kubana nanjye ikiganiro nk'uko mubizi n'isi n'abantu, nanjye gutegura nkakugezaho. Ni Oliver Regra.